mama Confite ibyiyumviro by'undi Kubo yaba ari we mama Kubo yaba ari we mama Babe Asa nawe utishimye Nzi neza nta kibazo uyu munsi ndagutekera ntakiri iki icyo ushaka ndagukorera umureti special urimo sosiso nkunda sosiso ndashyira amajambo right okay kandi ndabikora neza ndabizi uraza kunshimira Thanks. Murakoze nawe Pega aho ukora icyo utandeba kandi ndi kureba yawe urebe guteze ndi kureba impamvu mbona indoro yawe hari indwara ivura uratangira shaka niruke yeah rero umva wagenda ukitegura tugasohoka twari hari nabigusezeranyije kandi umva ari umunsi mwiza kuko twashyira ibyo twavuganye mu bikorwa ngubu se yes as a surprise okay thank you nta kibazo kandi yigutegura ako nizere kuri wunganiriza noneho ndakuganiriza turaganira ku rukundo rwacu gusa nta kibazo cya kibazo wari wambwiyeho cya kibazo wari wambwiyeho ntabwo ushaka kukiza ku interferinga mu byo turaza kuba tuganira cy'umwana ariko wagerageje ukikura muri ya mwana koko nuko nsaba mbona mvuga utamundi nubwo atari wanjye ariko ntabwo nzi impamvu uriya mwana mukunda kandi mba numva mukunda cyane pe cyane urabizi niyo mpamvu ugomba gukura umwana w'abandi ko si uwawe ese gukunda umwana hari ikintu utwaye ukunda abana ndabana ngo menya impamvu uzakuzanira igipopi cy'umwana mwiza za surprise igipopi zo n'umwana ariko oya uri ushonje urishiwe ni nk'integuza ariko buriya nta kibazo kamaze amezi angahe ngura umusazi nta kibazo nese umwana ni ikibazo nta umwana ari ikibazo ahubwo mpamvu nta gisubizo mfite ntacyo okay gusa nyine ngewe bwanjye bintera impungenge iyo ndeba ukuntu uba uhangayikiye umwana w'abandi urukundo umukunda uburyo urara udasinziriye uburyo rimwe na rimwe utameze neza utari muri mode kubera uriya mwana w'umukobwa hahita ntekereza yuko ahari urukundo rwose uzarumumarira n'uwanjye ukazamu muburira urukundo rukwiye no ukajya utekereza gutyo uzumva ngo umwana n'umugisha umunsi wakanga umwana wabyaye ugakunda w'abana ni ukuvuga ngo nitubyara uzahita wibagirwa uriya nzamwibagirwa ariko umwana wawe ugomba kumukunda cyane uzabyara bangahe only two si ubwo twaba dukoze umuryango wuzuye tukaba bane ahubwo tuzabyare bane sibyo abahungu babiri n'abakobwa babiri sizamburagurana nazibona why not uri umunyembaraga imbere n'inyuma ya babiri tubyaye babiri turebe uko bizagenda ufite imbaraga mu rukundo gusa cyakoze imbaraga z'urukundo reka ziganze
Wow. Amenyo meza ashaka useka neza. Kabya buri gihe ngana kubwe bwa umuntu neza. Ntabwo ari isoni nuko mba mbona yererana nk'ikanzu ya Bikira Mariya. Okay, thank you. My pleasure. Uzajya wumva ko turi kumwe igihe cyose. Kandi bikore muri ya mwana. Ubu tugiye kugenda sibyo? Jewe rero namaze kwitegura. Genda ukuremo ikoti uhindure hanyuma tugende. Okay, baby, don't forget I love you. I love you more. Okay, okay. Isi simpaga kukureba. Si wowe se byose waraye ubikoze ni njyewe nahise kuri mukebure ariko wanunguye pe Uribuka ko nari nakubujije wanyweye rikeri nyinshi niwe cyo koza abana gukundiye wagasomye ugisha ukuri nakundi nyine byose urabivuga ariko nakubwiraga n'ubundi naho nabikubwira tuza kubwira ngo nakaro nashizemo nese mbere yose kuki utari barabimbwiye kuki utari barabimbwiye oya shere nawe sinanakubwiye hari nyine iyo wakosomye nyine wanyweyeho akantu ubundi ukereka bisubire ni bwo umugabo mwiza amyerekana keza shareka mubwire no kuri cyo koza byo no kuzategura kuntu twaha Imana amashimwe ko dufite umwana mwiza cyane kabisa Joy ni umwana utandukanye n'abandi bana aritonda mu ishuri ni umuhanga ikintu cyose umubwiye ubona ko ari umwana uri kuri discipline ni discipline byo nanjye namaze kubibona kandi shero rigera mu ntwaro rikomeye we ni ukuri nego nago ego umubyeyi ararira ariko buri Imana kuko niyirira ni nk'aka gift yamaye niba ari uko yabonye ko kwa muganga nyine bambwiye ko ntazigera nongera kubyara biba ngombwa ngene nubwo nakabaye naramwise Joy numvaga namwita shumbusho akora kintu bitwaye nta kibazo n'ubundi Joy azajya agumya kuzanira ibyishimo icyo kira kintu gicyumba yo kuvuga ngo mu buzima bwawe uzabyara umwana umwe bura nuko mba ndenzaho ngaseka ariko biranyafekta ntago ngiye mbikurura ngo mbyumve ariko biriya bintu ushobora gusanga ari imipaka abaganga bagushyiraho ngiye mbona ari igihe byazashoboka ugashyiramo n'undi da okay byaba ari ibitangaza by'Imana buri Imana igikora ibitangaza byinshi ariko diya ishimire na ka Joy nta kibazo oya ndamukunda cyane we n'ukuri kandi buri Imana iratubwira ngo mujye mushima mujye mushima agato akanini urara ukuntu kubera gushima Imana cyane wenda yazankorera ibitangaza nkabyara nk'abangana nko kumusenyi niyo utaba umufite Imana niyo gushima igihe cyose ifite imigambi myiza ku bantu bayo kuba rero noneho tumufite Joy ni iby'akarusho tugomba kwishimira by'umwihariko oya no kumutegurira ahazaza he ibintu byose umuntu akabipanga ko nayo migabane yanjye muri company numvaga ahubwo nshaka uburyo mushobora kuyihindura mukayimwandika hari ikintu bitwaye none ko ari ni imfura yacu urumva oya buri urupfu ntabwo umuntu amenya uko bigenda isaha n'isaha turarugendana ariko mba numva ko imigabane yanjye mwayitegura mukayandika ku mwana wanjye ko niwe byose nibwo buzima bwanjye mu gihe ntaba ntakiriho sinseze ntabwo mbyifuza ariko nk'ibyo bintu butereye muri iki gitondo urumva ibyo kumva ko in time ushobora kuva mu buzima bubyihoreye niruza n'undi turarugendana ruzaje ariko gutekereza ngo Joy urumva n'ubundi atari n'ibyo ngibyo ngo uvuga ngo ejo cyangwa ubundi twava mu mubiri urumva tuba tugomba gukora planification y'umwana wacu ku buryo bw'umwihariko nyine ku byo afite bigomba kwiyongera
cyane cyane umukobwa mwiza nk'uriya nka Joy. Ufite amatsiko yo kuzabona karakuze gashyira. Ese ari hehe wundi? Abari muri games mu cyumba. Umunsi ntago bize ko. Nabonye aramuguriye ibikinisho byinshi byiza arabikunze asigaye ari bizo none. Byari byo kwangwa arazerera mu baturanyi. Ariko Joy ntago yigize azerera sheri. Umwana usaba uruhushya kuri buri kimwe cyose. Twatwanase uko njya mbona tuzana tukamutwara. Oya. Buriya niyo mutwaye bahita agaruka kuko bura nta nubwo agira urusaku rwinshi ntabwo ajya akunda ibintu bisakuza. Muri weekend uzamufata urebe ukuntu ujya umujyana no koga amenyere klima yo hanze. Gusa buri nongere mbigusubiriremo hari uburenganzira bukomeye turi kwambura umwana. Ubwiza. Ibyifuzo bye ntabwo turimo tubyuza twamuha amagemu twamutembereza yakora iki ariko amarangamutima ye afite ahantu ari. Ku bijyanye n'ikiza. Njye nakubwiye ngo uriya mwana akunda Kaliza biteye ubwoba. Sinzi rero ukuntu tuzabimukuramo kumva barabonanye barahuza kandi urabizi si anti wese ni anti birabaye nta kibazo kabisa nta kibazo ariko rura rugo gereka uramba numva nta mutekano umwana wacu afite yari banumva nta mutekano niyo mpamvu ubwini ugomba kubigenda mu gakeya urumva ndamusengera umwana wanjye kandi nyine kumusengera ariko buriya ugomba no kumuprotecting kumusengera Imana ikamushyiraho uburinzi bwayo ariko yaravuze ngo nitubura ubwenge zatureka ntabwo rero mbona uriya mukobwa nta kintu atwaye ibya Kaliza wambabari umwana wanjye nukishimire ko yakinjira mu buzima bwa Kaliza cyane tubonye n'uburyo yabusohokamo urumva nge byarushaho kuba byiza byo kuba ngo marangamutima turimo turayabangamira no mu biganiro mugirana sibyo shere ntukajya unamwibutsa ibya anti Kaliza byo byihorera sibyo we noneho bizamura urebe uburyo wamujisha umuvane muri ibyo mitekerereze urebe handi hantu umutereka sibyo gusa agiye kubikorera amasengesho Imana yo mu ijuru nyereke Kaliza uwo ari we. Okay ntacyo injira yego mana Kali ni wowe Joy biteje nari ngukumbuye umeze neza yicara twegerane nari ngukumbuye cyane umeze mutese ndaho Kali shirange umeze neza amakuru y'iminsi ko mwanyanze meza ntabwo ari uko kwanga twaraburanye pe nawe ntabwo giheruka kuza kunsura mba niteguye nyine nkavuga reka nze mbagereho ko mbona twaraburanye cyane none se ndumiwe cyo koza shirange umeze utese turumbuye nese warubizi kanze mubaze gato Kali warubizi ko Joy yarwaye Joice yararwaye wararwaye ko mutambwiye ntabyo narinzi pe je nicaye numva ndabakumbuye ndavuga reka mbagereho mbasuhuze Joy umeze neza turarwaye igishami Malariya ntabyo namenye nako naraje kugusura nakwita wowe ubwawe uricaye mu rugo numva ndabakumbuye pe nawe mbakumbuye cyane 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 shaka Joy nawe amaze iminsi arwaye ntabyo namenye ndisi ubwo namujyanye kwa muganga nyine kubera guherererwa muri ibyo nshaka kugira ngo kabanze gatuze mba ndetse kukuvugisha kuko bitari grave cyane ariko ndumiwe ndanatangaye cyose cyuko zari ikintu kimwe nge nibaza Kali iki kintu wahaye Joy ntacyo nzi none se ko mufite uburyo muri close cyane turi close sindi anti wese tugomba kuba close n'umuntu oya ntabwo byiyumvisha ntabwo wagira ngo si ubanti gusa kuko kuntu uyu mwana gukunda oya nabigiye kure
ushobore kuba wenda ari izindi keyi umuha zitandukanye n'izo mu Uviheze kandi ese ko gukunda kurenza njye mama aya sheri ukunda nde ari njye na mama ukunda mama cyane twese dukunda kimwe ariko ugomba gukunda mama cyane sibyo mbona ngukumbesha wazine ko nicaye nkumva ndabakumbuye nkavuga reka nze mbare ubu nabashije kumirwa wenda ugeze aha ngaha arakira yamera neza nta kibazo sari gufata imiti se ni ukurwara ataka adashaka antikariza mbega menya nzamuguha mukibanira twaraburanye numvaga mbakumbuye ndavuga ko nze ndebe nawe umvaga nta mahoro wenda sinagize amahirwe yo kuba nabona umwana wanjye nanjye ariko Joy dukundana bisanzwe oya nanjye niganiriraga ntabwo nari mvuze ko ibyo bintu wabikora urumva ko nawe bigukomerekeje wenda bise bikwibutsa hahise hawe ariko ntabwo byari bivuye ku mutima ni kwa kundi kwiganirira umeze ute se handi mu buzima busanzwe umusheri nawe ameze neza ubu murimo murakunda niyo mpamvu ndeba wishimye Joice sorry simushite yawe se nawe agomba kubimenya uko ufite umusheri nzamwereka ariko yagiye buriya tuzatembera ndakubimenya nose bimeze bite sha biragenda arimo aritwara neza sinabikubwira umwana mwiza pe ikibazo sha usukura nanjye kanshimisha kubona wishimye ukava muri kuriya kwigungugira birimo biragenda bishira ubwo yaje turaganira ntabwo ntigira irungu nyine nka mbere kuko nabaga nigunze urabizi ariko kari hari akantu kamwe nshaka kubaza ariko wenda ntunanyumve nabi cyangwa ngo utekereze kure undi umugabo wanjye mu bundi buzima busanzwe hari ukuntu mwaba muziranye mu buzima busanzwe gute nyine bitari uko turi inshuti njye nawe birenze ko tuziranye bisanzwe nawe oya nese nta n'ikintu baya nako katubireke byo ntibyajyana kure nyine gusa nyine nta kantu nabonye muri telefone urabizi uri inshuti yanjye sinaguhisha ni akantu nabonye ni nimero nabonye zanditseho Kaliza ariko ntizisa nk'izo ufite ushobore kuba ari undi muntu uri muri telefone witwa Kaliza izawe n'iziri muri telefone biratandukanye ariko handitseho Kaliza ibyo ntabwo bakwiye kubitekerezaho cyane kuko urumva niba nimero zidahura kandi n'amazina y'abantu agenda asa ukabona ari undi muntu baziranye wenda oya nako mbwira akantu nkuzanira ibyo nta mpamvu yo kubitinda nkuzanire kandi ndabizi ako kantu uragakunda nta munyarwanda udagakunda reka nkukorere surprise nanjye ushize se biratinda ubu wari umaze iminsi utiga kwa arwaye siko utabamagaye kare ushaka byose ko nabikubwiye burya ntabwo nyine ibigori ikigori byarananiye pe ntabwo nyumvise ese ibi bintu bihuriye siko na Joy atajyaga ikigori nshobora kurya ibigori nawe simbikunda pe mwese kare iyo ukiriye ubiki nta kintu ko akunda uba usanga nk'umuntu ushobora kurya inyama cyangwa amata ibintu nk'ibi gusa nyine ndatunguwe ntabwo byumvikana ariko mwakundi nyine ari igihe abantu bahuza shaka barimo kurya ibigori zera Jo
Tebuka. Kare bitese. Byiza. Semeze tukumbona ukomeje kutugenderera cyane kandi ibi bintu rwose nagiye bikubwira kenshi ko nabishaka. Ese ninde mama ko mfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama kubo yaba ari we mama ese yaba ari we mama turi kumwe niyumva bidasanzwe igarurira amarangamutima ya